anashuka anavuka Rwanda, njia zingine za mingi. Bakienda ndani ya pori, batashukia Goma, Goma zingine yabo. Bangani na muda pale, banakutana wanakimbia anaenda. Ule mwenye atatarde. Mwenye atachunga seme, ujua nasema kama sema ufiti mbunda numwa, numwana. Leo sisi wanyokuyaka na Kiswahili yao wasema ufiti mbunda numwami. Sasa wakati sisi na sisi tulichukuaka silaha, hatukuitwa wami, tuko wami. Kwa hiyo, ule mwenye atatarde ni mbolea ya Kongo. Amahoro n'imigisha rero kuri mwe mwese mukomeje gutega amatwi amakuru yo kuri TV. Uyu ni wa mwanya tubagezaho byinshi bitandukanye biba biri gukwirakwira hirya no hino ku isi yose muri rusange. Kuri uyu mwanya rero nagira ngo dukomeze turebere hamwe bimwe bikomeje kubera hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aha rero turahabona byinshi bitandukanye, ariko turagomeza tugaruke kuri iri tangazo rikomeje gukwirakwira hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, aho ingabo za M23 zagaragaje ko zishaka gutabara abaturage bari gupfa hariya mu gace ka Minembwe. Ni nyuma y'itangazo rero M23 yashyize hanze ryagaragazaga ko ingabo za Kongo Kinshasa ndetse n'imitwe ya Wazalendo zakomeje kwica abantu hariya mu burasirazuba bwa Kongo, aho M23 rino tangazo yashyize ahagaragara rigaragaza ko abaturage bamaze kwicwa hariya mu akara gace ari abaturage bagera ku 10 ndetse n'abandi 25 bakaba bakomeretse ku buryo bukabije cyane. Ibi rero biragaragaza kutabanira abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko bari kwirukanwa cyangwa se bari gukurwa mu byabo, bagaragaza ko bari kubwirwa amagambo akomeye cyane cyangwa se bakorerwa ibintu bimeze nk'aho ari jenoside, kuko batangiye kubirukana no kubasenyera no kubakura mu ngo zabo kugira ngo babohereze mu Rwanda, aho nk'amajwi mumaze kumva rero yagaragazaga ko n'amajwi rero y'umuvugizi wa Mai Mai ariwe Irene Uvinga niwe yavugaga ko abaturage b'Abanyamurenge ari abaturage batari Abanyekongo bagomba kwambuswa bakageza iwabo mu gihugu cy'u Rwanda, agaragaza ko rero batagomba no kugenda bagahita bahagararira hariya i Goma, ahubwo bakomeza bakambuzwa mu Rwanda, kuko arikomeza avuga kandi ko umuntu wese utazava muri kiriya gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku gihe gito bari gutanga abaye ifumbire yacyo, kuko bazamugirira nabi cyane ku buryo nawe bizamubaho atazamenya ibyo ari byo. Avuze ibi rero uyu Irene Uvinga avuze ibi ngibi nyuma y'uko M23 imaze kugaragaza ko imaze gufata agace ka Karehe. M23 ikomeza ivuga ko impamvu yakomeje gufata uduce twinshi dutandukanye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nuko yoyo ikishaka cyangwa se ikigamije no gutabara ubuzima bw'abaturage bukomeje kujya mu kaga, aho abaturage b'Abanyamurenge hariya bakomeje kumeneshwa, benshi bakicwa nk'uko twabivuze, abandi rero bakaba bari gutotezwa bikomeye cyane n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yohereje indege nyinshi cyane za Sukhoi z'intambara zishe abaturage 10, abandi barenga 25 bakaba bakomeretse kuri uyu munsi. Mu by'ukuri habereye imirwano ikomeye cyane ku buryo rero leta ya Kongo ikomeje kohereza ibimodokari byinshi byikoreye amakontineri yuzuye imbunda, hariya Mai Mai ikaba iri kuhabwa imbunda ibikoresho byinshi bikomeye cyane, bakaba kandi bari guhereza n'abaturage basanzwe imbunda kugira ngo babashe kwica cyangwa se kuranduraho burundu abo twakwita Abanyamurenge cyangwa se abitwa Abanyamurenge hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo boherezwe muri iki gihugu cy'u Rwanda. Biravugwa cyane rero ko bari abantu cyangwa se bari Abanyekongo batuye hariya babita Abanyarwanda bitewe n'uko bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, nyamara mu by'ukuri ari abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakomeje rero kugirirwa nabi cyane n'abayobozi bakabarebereye. Igihugu cyabo cyakomeje kugaragaramo ko
byakomeje kugaragara ko rero leta ya Kongo ikomeje gushaka uburyo bwose yakoresha kugira ngo irandureho ubwoko bw'abanyamurenge mu by'ukuri. Rero kuva mu kwezi kwa gatanu ndetse no kwa gatandatu nibwo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangiye gutanga intwaro ku baturage ndetse na ziriya ngabo za Wazalendo nk'uko twabonye n'abacancuro nabo bari babizanywemo. Leta ya Kongo yakomeje igaragaza ko ishaka kurandura burundu bariya twavuga ko ari abanyamurenge kandi ari abaturage b'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku itariki ya 25, 26 ndetse na 27 mu mpera z'umwaka wa 2024 nibwo byagiye bigaragara ko leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje gukwirakwira cyangwa se kohereza abantu benshi cyane bashinzwe kuba baranduraho cyangwa se no gutoteza no kumeneshwa kw'abanyamurenge batuye muri aka gace. Mu by'ukuri ntibyakiriho rero, twavuga nko ku itariki 19 z'ukwa mbere ejo bundi 2025, 21 ndetse kugeza na n'uyu munsi mu by'ukuri abaturage b'abanyamurenge hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bikomeje kugaragara ko bakomeje gutotezwa bihambaye cyane. 23 yakomeje ivuga ko abaturage bari gupfa hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wagira ngo ni ibintu biri mu bwihisho, nk'aho amahanga yose atari kureba ihohoterwa riri gukorerwa abaturage b'abanyamurenge mu by'ukuri. Umuvugizi wa ziriya ngabo rero Uvinga yakomeje agaragaza ko ukitwa umunyarwanda wese kiri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kigomba gutaha cyangwa se gukura akacyo karenge mwa kiriya gihugu, kuko ibigiye kuhabera cyangwa se ibyo bagiye gukorera abaturage bose mwa kiriya gihugu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ari ibintu bitigeze bibaho, bitigeze bigaragara mu mateka y'isi mu by'ukuri. Niyo mpamvu rero abantu benshi bafite ubwoba cyane, batewe ubwoba n'ibyo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje gutangaza kuri iki kintu. Bigaragara ko rero abanyamurenge batuye hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bamerewe nabi cyane, cyane muri aka gace twakwita nka Gakenke, nibo kuri uyu munsi basa naho bahereweho. Bigaragara ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo itazigera ihagarika umugambi mubi wo kwica cyangwa se wo kugirira nabi abaturage bari hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda mu by'ukuri. Ibi byose biri kuba rero nyuma y'uko ibihugu bya EAC ndetse n'ibihugu bya SADC bikoze inama hariya mu gihugu cya Tanzania, bikanzura ko ingabo zose za biriya bihugu zigomba kuva mu kiriya gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Uburundi ndetse na South Africa ntabwo bigeze bitabira iriya nama abakuru b'ibihugu, ahubwo bohereje ababahagararira mu by'ukuri. Iyo nama rero yari yanzuye ko ingabo zose za biriya bihugu ziva mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abarundi bobo bakomeje kongera ingabo nyinshi ahubwo zijya mu kiriya gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bivuze ngo mu by'ukuri ntabwo bari kubaha cyangwa se guha agaciro iyi nama yateraniye hariya i Dar es Salaam muri Tanzania, yari yanzuye ko izi ngabo z'ibi bihugu zigomba kuva mu kiriya gihugu mu by'ukuri. Ni kimwe rero na South Africa, aho Afurika y'Epfo nayo yakomeje kugaragaza ko igiye kongera ingabo yohereza mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nubwo benshi mu bayobozi bacyo ndetse n'abandi bose ku isi bagaragaje ko ingabo za Afurika y'Epfo nta kintu ziri kumara hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko ari nabyo bikomeza kuzamura umubano mubi cyangwa se gututumba ko kutumvikana hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, bavuga ko u Rwanda ari rwo rwayiteye. Mu 23 rero ikomeje kubona ko ingabo z'Abarundi nazo zikomeje kwiyongera mu kiriya gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yahise itangaza ko mu gihe cyose ingabo z'u Burundi zifatanyije n'iza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'iyi mitwe ya Wazalendo ndetse na Mai Mai,
igihe cyose bazahirahira bagaba igitero kuri M23 batazatinya cyangwa se batazajijinganya kuba babasubiza ikindi gitero simusiga. Ni nka warning batanze. Mu by'ukuri bagaragaje ko mu gihe bino bihugu cyangwa se bano basirikare bahurijwe hamwe bahirahira bagashaka guhungabanya umutekano wa M23 mwa turiya duce yafashe, ndetse no kwijandika mu butabazi ikomeje guha abaturage, mu by'ukuri hari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo batazayihanganira na gato. Mwakoze cyane rero gukomeza gutega amatwi amakuru y'Ukuri TV. Byinshi biba biri gutambuka umunota ku wundi, kandi ku gihe mbibutsa gukora subscribe kuri channel yanyu rero kugira ngo dukomeze kubaka umuryango mugari w'amakuru y'Ukuri TV.